Iki kimera abantu benshi bacyumviseho byinshi, umuyenzi. Hari abawukoresha mu buvuzi gakondo mu buryo butandukanye, ariko se ukuri kwabyo ni ukuhe? Nkiri muto, amata y'umuyenzi twayashyiraga ku bisebe, cyane cyane aho babaga baduhanduye ivunja. Ntuseke kuko abana benshi amavunja cyari icyorezo muri icyo gihe. Ikindi, iyo twarwaraga inkorora botsaga umuyenzi, wamara gushya neza bakawuduha tukawunyunyuza amazi yawo. Maze gukura nkumva abantu baravuga ngo iyo ushyize amata y'umuyenzi mu gikoma ukabiha umuntu baroze ngo uburozi araburuka. Aha rero niho ngiye gukenera ibitekerezo byanyu. Ese nawe wari ubizi kuri iyi ngingo? Wigeze wirutsa cyangwa ukabona uwo barukije bakoresheje amata y'umuyenzi? Ese hari ikindi waba uzi ku muyenzi? Jya muri komenti utubwire igitekerezo cyawe. Reka rero twirebere icyo ubushakashatsi bubivugaho. Ubushakashatsi bwerekana ko umuyenzi ubamo ibinyabutabire bya triterpene, diterpene bishobora kwangiza uruhu, amaso ndetse n'imbere mu mubiri. Ubushakashatsi buvuga ko mu gihe wanyweye amata y'umuyenzi ushobora kuribwa mu nda, ukaruka, ukagira diyare ndetse n'ibindi. Nta bushakashatsi buremeza ko abantu bashobora kunywa amata y'umuyenzi mu kwivura indwara runaka. Nk'uko tubikesha imbuga nka Medline Plus, Healthline ndetse na raporo yakozwe yitwa The Toxicology Report. Uko niko ubushakashatsi bubivugaho. None se wowe ukurikije ubunararibonye ufite urabivugaho iki? Dusangize igitekerezo cyawe. Murakoze cyane, ndabakunda.